murakimenya abakuru bageze kuyatanga gutwika nabo kugeza baguspray niko gutwika wow ubwo barabaza niba bo batwika mwarashiririje muratwika mugashiririza I tell you social media mu by'ukuri ubumaze iminsi numva binkoraho cyane ofete mwebwe muheruka mwatwitse ntabwo muzi ingaruka z'ibyo tubona mu gikari in fact mwamenye ingaruka zabyo mwatwika maze ubu rero Grace Room ndumva yabaye ubukombe da Pastor Hortense ni inshuti yacu cyane guhera ku mwaka wa mbere yarari kumwe natwe dukata cake y'umwaka wa mbere ni inshuti ya Grace Room cyane hari umusore navuganaga nawe ejo bundi ambwira ikintu kinkoraho sindamubona vis-a-vis ariko ambwira ko ari muri aba bacu ambwira ko yarambwira ati Pastor ndashaka gushimira Imana ati sinari nzi ko gatabi nakareka nge nkagira ngo nitabi risanzwe ariko ambwira ko yari yavugaga urumogi ambwira ko yumvaga bidasho ati nicyo kintu numvaga reka nikirizwe ariko ibyo ntabwo birimo ati ntangazwa n'ukuntu nta munsi nibuka ngo nafashe decision ngo sinzongera gukanywa ntawe ati ahubwo birasa n'ibintu byamvuyemo ati nikanze ya nyota itagize gute ndaza kubanza kubashimira cyane cyane byimazeyo kubera umurimo udasanzwe mu by'ukuri mukora nuko mushobora kugira ngo niryo jambo ribanza buri gihe ariko murakora umurimo udasanzwe yes murakora umurimo udasanzwe iyo mwamamaje cyangwa mukavuga ku kintu abantu bakaza akagira abagarukira Imana waba ubizi utabizi izo ngororano nawe uzazibona so murakora umurimo udasanzwe turabashimiye buri uko tubahamagaye muratwitaba nka Grace Room turabashimiye Imana ibaho umugisha tubashimiye yes nitwa Julienne Kabanda nkaba ndi umuyobozi wa mushumba wa ministeri yitwa Grace Room Ministries dukorera hano I Kigali tumaze imyaka 4 mu by'ukuri Grace Room itangiye ari nayo mpamvu nyamukuru iri ku isonga yatumye habaho kino kiganiro hamwe namwe nuko dufite umunezero udasanzwe kubona Imana urugendo tujyanyemo iyi myaka uko ari 4 muri Grace Room ibyo yadushoboje kubonesha amaso uburyo yadukozeho ubuhamya butandukanye personnellement n'abandi bose dufite kubera imirimo y'Imana nicyo gikorwa gitumye nyamukuru turi hano uyu munsi Grace Room Ministries yatangiye 2018 ijya gutangira yari 2018 nibwo twa launchinze ku mugaragaro itangizwa tukaba tumaze iyo myaka yose uko ari 4 dukora bien sûr dufite amashami hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi kandi tukaba duteganya no kugera mu ntara zose za hano mu gihugu cyacu itangira 2018 ari umurimo Imana yashyize ku mutima nyuma y'igihe cyo gusenga inshyira ku mutima cyane yagiye kunyereka abantu batandukanye ntashobora kurangiza umubare wabo amaso yanjye adafite ahantu ntashobora kugeza aho bagarukira mbona hari icyo nabafasha mbona bababaye mu buryo butandukanye harimo utwana dutoya harimo abantu b'uburyo bwose byari mu buryo bwa vision hanyuma
mbabazwa cyane mu mutima muri iryo yerekwa no kubona abantu bababaye ni benshi, kandi nashaka gufata kamwe nkabona karancitse kakana cyane cyane ko niho hantu kiri imbabazi, najyaga imbabazi cyane, nkabona karancitse, harakandi kababaye cyane iruhande, harakandi kababaye, najya gufasha umumama nkabona binaniye, ndahagarara mpagaze, mpita mbona umucyo urashe muri aba bantu basaga naho bari mu mwijima ukomeye cyane w'icuraburindi, byasaga n'imirasire ikomeye cyane ibarasiye, ituma bakura amaso ku byo bari bagize, barangamira ya mirasire. Mpita mbona hejuru hiyanditse ijambo rigufi mu cyongereza rivuga ngo my grace, cyangwa ubuntu bwanjye. Ibintu byeruka biratangaje, mu mwuka wanjye mpita numva cya cyanditswe kivuga ngo ubuntu bwanjye burabahagije. Nza kuva muri iryo yerekwa, Imana impaye icyanditswe kivuga muri Matayo, kivuga ngo abari bicaye mu gicucu cy'umwijima bamurikiwe n'umucyo. Grace Room iza gutangira, mu by'ukuri twatangiye numva ari uguhuza abantu bavuye mu matorero atandukanye, tukagira ibihe byo gusenga. Niho amaso yanjye yashoboraga kugarukira by then. Ni nako twatangiye, twahuye bwa mbere, nta n'ibintu byinshi, nta matangazo menshi twakoze, ari ugushaka Imana. Numvaga ari cyo kintu cyonyine Imana ishyize ku mutima, imbwira gutoza ubwoko bwayo gusenga, ari cyo kintu gihari gishobora gukura abantu mu mwijima barimo, bongeye gusabana n'Imana. Grace Room mu magambo make nuko twatangiye, dufite intego ikomeye yo kubona abantu bari mu marira bayasohokamo kubw'umucyo w'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu magambo make ndumva ari iyo Grace Room. Nkayitanza rero kuri intego yacu y'ubu ngubu. 2019 nibwo bwa mbere twakoze isabukuru y'umwaka umwe, twabikoreye muri Petit Stade. Icyo gihe tubona Imana mu buryo bukomeye cyane. Yari iminsi 3, 2020 Covid yari maze kujyamo, nitwongera celebratinga, tukabikorera muri studio n'indi myaka. Ariko last year twagize iyi myaka 3. Ubu rero Grace Room ndumva yabaye ubukombe da, twakuze, yabaye imyaka 4. Ejo bundi rero tariki 5 z'ukwezi kwa 12 nibwo tuzagira icyumweru cyose cyo guhimbaza Imana. Zaba ari igiterane, tuzaduterana imigoroba guhera saa 11 kugera tariki 11. Buri mugoroba turi imbere y'Imana. Igiterane dufite abashyitsi batandukanye bagiye kudutera inkunga muri iki giterane mu buryo bw'ijambo. Tuzatubona umukozi w'Imana Hortense, Pastor Hortense, ni inshuti yacu cyane guhera ku mwaka wa mbere. Yarari kumwe natwe dukata cake y'umwaka wa mbere. Ni inshuti ya Grace Room cyane. Turi kumwe n'abashyitsi bazaba baturutse hirya no hino. Turi kumwe n'umushumba wa Eglise yitwa Oasis Christian Center uzaba uvuye mu gihugu cy'u Burundi, Pasteur Dieudonné Nahimana. N'undi mushumba witwa Charles Kasibante uzaba uturutse mu gihugu cya Uganda mu itorero rya Murakoze Center. N'abandi bakozi b'Imana batandukanye batari bakeya bazabahagararanye natwe gushimira Imana ku bikorwa Imana ikoze muri iyi myaka 4 Grace Room ibayeho. Ndumva mu magambo make ari ibyo cyatumye tubahamagara kugira ngo mudufashe, kugira ngo hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye, channels zitandukanye, abanyarwanda bari hano hafi bashobore kuhagera muri iyo minsi y'icyo cyumweru. Isanganyamatsiko yacu yitwa Your Glory Lord. Oh Jesus, icyubahiro cyawe Mana. Guhera ku mwaka wa mbere naho turi, tumaze n'igihe guhera last year turi mu masengesho, n'ubu dukomeje nka Grace Room, kandi ari aho focus yacu iri. Imana itubwira gukomeza gutegereza icyubahiro cyayo kugaragara mu bwoko bwayo. Ni wa mucyo still
umurikiye ubwoko bwayo, dushaka umurikira ubwoko bwayo bukiri mu buretwa butandukanye. Yes, ndumva ari ibyo. Tuzaturi kumwe n'abaramyi batandukanye, ari aba Grace Room, ari abazadusura batandukanye. Zaba ari imigoroba yo kuba mu bwiza bw'Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndumva ari icyo twabahamagariye, mudufashe kugira ngo hirya no hino turatumira abanyarwanda, turatumira abashumba, turatumira abataramenya Imana, turatumira umuntu wari wese ushobora kutwumva, tumubwira ngo ni kaze, ni hano i Nyarutarama aho duteranira, ni mu itorero ryitwa A Good Shepherd Church rikorera hano hafi ya MTN. Niho duteranira imigoroba. Tubahaye fasha tukamenya n'abantu muri kumwe kuri pano kugira ngo ikibazo yabaza ari yagitamo. mu magambo make ni aba Grace Room, ni aba Grace Room, n'abariya ni aba Grace Room, ni aba mama, ni aba papa, n'abakozi b'Imana dukorana muri Grace Room, bari muri komite irimo irategura iki gikorwa. Yes, aha turi kumwe n'uhagarariye iyo komite itegura igikorwa. Aha turi kumwe na administrator wa Grace Room Ministries. Abandi bose dufatanyije gutegura iki gikorwa. Imana ibaho umugisha. Pastor yakoze kwinjira mu mwanya w'ibibazo, aho wumva ufite ikibazo wabaza ibafuri kuri Grace Room Ministries. Murakoze cyane Kuzo. Ndagira ngo maze kubijyanye n'inzozi mwanya mufite pastor mujye gutangira minisiteri imyaka ibiri yashize. Hanyuma murabona urugendo rwa mission rurimo rurajyamo nk'uko mwabibonaga mu iyerekwa, cyangwa se hari inzitizi nyinshi zituma zitajya mu iyerekwa nk'uko mwari mwabibonye cyangwa mwabibonye. Icyo cyari ikibazo cya mbere. Hanyuma ikibazo cya kabiri, nagira ngo mbabaze iyi minisiteri mukabona dutangira arimo mutwereka urugendo uko rureshya, ariko uyu munsi umuntu yakwibaza ngo se Grace Room ntishobora kuzaba church, uburyo bashobora guhinduka church bakagira inyubako abantu bose bakamenya Grace Room as a church. Yes, urakoze cyane. Urimo urambaza ngo mission ya Grace Room nabonye icyo gihe itaratangira, yaba mu myaka 4 irimo iragerwaho. Mu by'ukuri ntabwo turagera aho, yes, ariko dushobora guhamya ko hari icyo turimo turabona Imana irakora. Yes, dufite ibihamya birenze 5 ko Imana yizerwa, icyo yavuze irimo iragikora. Ahari mvuze gusa icyantangaje n'ishimwe rikuru dufite nuko urumva of course turimo turitegura tureba ibintu bitandukanye kugira ngo duhuze muri documentaire mu myaka, urugendo rw'imyaka 4 ni ibiki tugezeho. Ndimo ndatangazwa cyane n'inkuru y'uyu mwaka gusa wa 2022. Uyu mwaka wonyine turabara abantu barenze 700 bagarukiye Kristo. Uyu mwaka gusa abantu barenga 700, kandi imibare iracyari ko dukora online tuba dufite amaform abantu buzuza, tuba dufite abantu bakizwa na nyuma video zaragiye kuko zigumaho, tuba dufite abagiye bakizwa muri physical gatherings. Dufite n'igikorwa twakoze noneho cya crusade kirimo abantu benshi bagarukiye Imana barenga 549 kandi ubu dubona umusaruro wabo bahari noneho, apana bya bindi ngo twahise turekura nyuma ya crusade. Oya, bahari tuvuga ngo barahari, baraterana buri wa gatatu, baraterana buri wa gatanu, baritabira, baratanga ubuhamya. Abenshi muri bo barinda yazigurisha, abandi bavuye mu biyobyabwenge. Uwo ni umwijima. So yo tubona umucyo w'abarasira abantu barenga 700 mu mwaka umwe, abona abantu benshi cyane. Yes, aho reka twikomera amashyi. Yes, turashimira Imana cyane.
ntabwo ibya documentaire ntabwo birasohoka neza ko izaba ihari, ariko iyo mibare yonyine irimo yes. Kandi aho urumva mu guhuza imibare nanjye ndagenda ndeba nkavuga ni aba bantu baraza no kurengaho. Turashimira Imana, urumva ko niba mvuze mu mwaka umwe indi myaka byagenze gute. So turabona intego Imana irimo irayitugezaho kandi turayishimiye bimaze. Merci. Icya kabiri cyabazaga yes, ese Grace umira cyakuza aba church kandi akunda akazi ku kazi. Akunda akazi neza ko ukazi neza ko ntabwo bizashoboka. Yes, nta nubwo biteze kuzashoboka. Izaguma ari ministry. Of course izagira inyubako kuko turi muri iyo campaign, kandi kugira inyubako no kuba church ni ibintu bitandukanye. Yes, tugomba kuba dufite base, dufite aho turi. Murakoze. Dufite ikibazo? Ibibazo byashize? Ntabwo uri kubifata? Murakoze. Yitwa Steve By'Umuco. Abashimira ko bose urimo bakora akazi gakomeye, imbaraga ko kugarura abantu kuri Kristo nka misiyo ya mbere Kristo yari mu isi. Iyo rero bigezweho turavuga ngo amina, tubaza ko nijoro naryo rero duhaye imibare y'abagarukiye Imana n'abo uzi n'abandi bagiye bavanwa mu rupfu bahagaze, tuzira bavuye mu rupfu rwari barapfuye bahagaze babazima. Kubw'ibyo tubishimira Imana, ariko nanone dushimira na Grace umuhati dukoresha. Mwatubwiye rero ku bantu bazakora muri kino giterane kirimo no kwizihiza isabukuru. Turashaka kumenya neza iminsi ko gahunda iteye, iyo minsi yose uko gahunda iteye, hanyuma munatwe ishusho y'icyo giterane uko mukibona muri yerekana cyangwa muri kacu. Hanyuma munatwe twumvise abakozi b'Imana, ariko dukunda kumva mwakoranye n'abahanzi bacu tukabumva, ntabwo tubahuje twababuze. Murakoze. Icyo giterane ukuntu kimeze rero ni uko nguko nakivuze. Yes, guhera ku wa mbere, kwa kabiri kugeza ku cyumweru azaba ari imigoroba of course ya praise and worship, umwanya munini wo gushimira Imana kuko higanjemo gushimira Imana cyane. Kubw'iyo myaka 4 azaba hibanjemo gushima Imana bikomeye cyane, biciye mu ndirimbo, biciye mu mbyino, hanyuma akagira n'umwanya w'ijambo n'umwanya w'intego yacu nka Grace Room wo gusengera abantu kugira ngo bave ku ngoyi zitandukanye. Now kandi abakozi b'Imana turi kumwe bazaba bakora ndumva ariyo Grace Room barayizi neza ku buryo bazi intego y'iyi minsi yose uko ari 7 nicyo baje gukora. Imana rero ibaho umugisha mwinshi. Abaramyi bacu murayizi December ibifite ibikorwa byinshi cyane, dufitemo ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko dufite abakozi b'Imana turimo turakorana nabo bahari rwose, ngabo rwose ba Aime, ba Patrick, René, worship team ufite ya Grace Room izabiri mirakora, n'abandi dutegereje kugira ngo batwereka availability yabo. Gusa bari ukwezi kuri surcharge, gufite ibikorwa byinshi, concerts n'ibitaramo bitandukanye, harimo Noel, harimo n'ibindi bizakurikiraho nyuma. So tuzashimira Imana kufatanya na bene wacu b'Abanyarwanda kuramya Imana. Murakoze. Koze nawe ndakubaza Kristo. Nitwa Justin uko je yabivuze, ndagira mushimire Grace kuri imyaka 4 mumaze. Hanyuma nze kwibaza akabazo kagira kati itorero ubushunge ko umuntu ufite inyubako nshya. Grace urimo irakodesha kandi umushinga mukuru wa Grace umushinga mukuru
kuri Grace umurika umushumba mu itorero twashoboye yibaza akavuga ati kuri iyi myaka imwe mwari mukomoje ku kijyanye na vision mufite yo kugira inyubako ya Grace uzajya mukoreramo cyuko utatanga amafaranga ku itorero iwanyu mukaba ari umuzamura mutagiye kuzamura ku mushumba. Urakoze neza Justin kubaza icyo kibazo, ariko ukuntu kibajije byonyine biransekeje. Ngo kuki tuzamura ku mushumba mwiza, mbega harimo kuzamura no ku hari kwishyurayo z'ubuntu niyo makuru dufite wasanga wibeshye. yaba ari umugisha kuba wahabwa ku buntu ayo mavuta ariyo Mana yajyana ku itorero ryacu. Yes, Bibiliya iravuga ngo abo umwuka bayoborwa n'umwuka. Yes, itorero dushumbye n'umutwari ryitwa Jubilee Revival Assembly. Ubu turashimira Imana dufite inyubako ihagaze ihari, duheruka gutaha vuba. Yego rwose nta nubwo iramara ukwezi tuhatashye, urumva haracyari nari ngiye kubyita amahumbezi. Yes, ariko abo umwuka bayoborwa n'umwuka, ntabwo ari ibintu nahita mfatira decision la turagiye. Ntabwo ari uko umwuka w'Imana bitubwiye na mu gitondo twagenda, ariko igihe atarabitubwira turategereje twumve, kandi ahubwo igisubizo ni uko hari ibyiza arimo aravuga agiye kutujyanamo natwe ahacu. Yes. Ikibazo birumvikana mbese harimo ijambo grace cyangwa grace bigiye kujya mu njyana ya compassion, charité, cyane cyane agaruka ku bikorwa mukora byo kuva muri sano muri eglise mukajya mu bantu ukabahumuriza. Mwavuze ko muri gutegura documentaire, ese ibi bikorwa murateganya kubikomeza nicyo bizaranga iyi minisiteri, ko minisiteri yumvikana itandukanye na eglise ifite ama-objectif ari précis, ariko na minisiteri ishobora kwaguka igakora mu byo muteganya. Ese hari ibyo mwahishurira abantu cyangwa abwira abantu mu myaka imbere, cyane cyane ko turi no ku musozo, mukabwira wenda abantu icyo uyu mwaka basigiye n'icyo muteganya gukora mu mwaka utaha ku bijyanye na parti sociale, charité, ibikorwa bigera ku bantu bose ku wundi. Hanyuma kanyuma abantu bakijijwe muri eglise, muri Grace baba bafite uburenganzira bwo kuba bajya mu yandi ma-eglise, ese bagiye mu yandi ma-eglise mubakurikirana? Merci. Arakoze merci, abajije ikibazo cyangwa ibibazo byiza. Icya mbere abajije ni ku bikorwa bya Grace Room. Mu by'ukuri turashimira Imana cyane bikomeye ibyo mu myaka ine idushoboje, kuko ndahamya neza 100% ko ariyo yabidushoboje. Dufite departement ishinzwe compassion, ishinzwe ya social kugera mu bantu. Ubu dufite imiryango itari mikeya y'abantu bakuze cyane. Mu by'ukuri dutangira, ababyeyi barabyibuka, Grace Room itangira twari dufite iminsi nk'ibiri, I think Tuesday and Thursday, twafataga umubyeyi umwe baduhaye ukenye cyane, tukamuviraho indi imwe twese, yabaga ari surprise, akabona abantu bamuguye hejuru, twikoreye amamatela, murabyibuka, twikoreye ibiryo, twikoreye ibiki, yabaga ari amasipirize tugenda dukora. Ndibuka n'umwana w'umuteenager ubu dufite muri Grace Room twasanze afite akabebe ka 2 ans, nawe afite 16 ans, baryama ahantu twese turarira, baryama ahantu mw'ibati ridasakaye, pani bati ni ahantu yasesekaga, urabyibuka, yisesekaga, imvura yagwa akazamura amaguru ntihadafunze, n'akana k'imyaka 2. Tukora surprise, turamwimura mu nzu nziza, turamusasira, ni afite isaso. Twabikoraga kuva Grace Room itangiye,
ubu rero aho bigeze dufite imiryango myinshi yishyurirwa amazu itishoboye, dufite abanyeshuri bashyirwa mu myuga bano dusanga bava mu miryango itishoboye bakiga, dufite n'abaheruka kugraduatinga, bamara no kugraduatinga tukabona babonye akazi, ugasanga n'umunezero kuri twebwe nka ministry. Compassion ya Grace Room irakora mu buryo nanjye nshimira Imana, mu buryo nshimira Imana kuko ibyo byose tubifashwa n'aba partners. Grace Room ifite aba partners cyangwa abafatanyabikorwa nk'aba bose, apana ngo dufite ngo imishinga, nta mishinga, n'abakristo biyemeza gupartneringa na Grace Room buri kwezi, akavuga ngo jewe nzajya ntanga gutya. Muri ibyo ugasanga hari ufashe 2 abishyura ishuri, undi afashe 3 abishyura ishuri. Dufite abanyeshuri batari bake bari muri secondaire ubu. So buri uko dufite principe muri Grace Room, buri teraniro tugize tuje guterana every Sunday, every Tuesday, every Wednesday, hari ameza abari kuri entrée niba mwaradusuye yanditsweho compassion. Birandyohera ko Grace Room wese abizi ko ataza gusenga imbokoboko. Muri church ibyo ntibyakorwa, ariko it's a ministry. Biraryoha kubona umuntu aje yikoreye umufuka w'umuceri ari kumwe na madamu, biranshimisha, akaza akawushyira hari abandi, akaza azanye ibiringiti yaguze imifuka nk'itatu agashyira hari, ukabona undi aramanukanye imifuka nk'ibiri y'isukari agashyiraho, undi ukabona azanye yaguze amabodaboda imifuka nk'itatu agashyiraho. Mu by'ukuri tuba dufite stock iremereye kandi ari ibintu twivanamo. In fact muri buri matangazo yose atangwa muri Grace Room tubwira abantu ko nta mu Grace Room winjira gutya bino ngo unakuya tu hivi hapana. Ubu n'abana banjye barabifashe iyo tugiye batavuga ati mami ntwaye iki ukuboko gusa, baze kutujyamo wumva ko ari cyo uri buzane, utakizana amafaranga ukamenya ngo hari umukene uyu munsi mfashije. So compassion irakora cyane muri Grace Room kandi bimaze guhinduka umuco wacu. Ubwo rero umwaka utahura byumva ni from glory to glory, turi kumwe n'Imana byose biraza gushoboka. Merci. Wari ni mugize se leta n'ufatanya bikorwa banye buryo abo mukora raporo mukayigeza no kubuyobozi akamenya ko hari ibikorwa byeze abaturage. Ikindi wenda muri bivuga ko abantu benshi bafite imiseri n'amatinya gufotora, batavuga ngo bifotore Rwanda basaba inkunga. Ese mufite website uburyo mushobora kujya mugaragaza iyo mirimo ko ni imirimo myiza kugira ngo abantu bamenye ibyo gukora? Ushatse wahita unayisura wicaye aho. Dufite website wasura, ugasura compassion, ugasura ibikorwa n'ama departments, www.graceroomministries.org. Yes, Imana ibahe umugisha mwinshi. Nakubonye niba ikibazo ngiye kubaza bakibaje muranyihanganira ndisegura. Ni kenshi mwagiye mugaragara mu bikorwa sanze muri mu kubivugaho bijyanye no gufasha abantu batandukanye batishoboye, ariko munabenjiza muri mu mwuka w'Imana. Hari ikibazo mfite, hari abantu mwagiye musengera bari mu buraya hepfo ya Gatovu, hari abari abasambanyi, abajura, ayo magurupe yose. Ubushize uduherukana muvuga ko abo bantu mukomeza mukabakurikirana, abana babo mukabigisha, mukabaha ibikoresho nkenerwa byose. Kugeza ubu ngubu bihagaze bite? Ese byaba ari mu byo mwishimira muri iyi myaka mugiye guserebera? Yes, urakoze cyane. Birasa nk'ibyo nari maze kuvugaho gake.
ibyo bikorwa twarabikomeje kandi birakora cyane. N'ubushize nari nabivuzeho. Hari n'uwigeze kubaza ati ese dukorana n'ubuyobozi? Yes, turakorana cyane. Hari niyo mujya muri ama video iyo crusade ikura abantu mu biyobyabwenge, twari turi kumwe n'ubuyobozi. Yes, abayobozi b'akarere, abo mirenge twari turi kumwe nabo. Turakorana neza hafi no hafi kubyo bamenya icyo Grace Urumuri irakora. Yes, ikindi ahari kubyo warubajije niba ntibeshye kubijyanye nabo bantu dufasha, barahari rwose bavuye mu biyobyabwenge, mu busambanyi. In fact turimo launching operation yitwa iziringe operation. Iziringe yatangiye imaze igihe gito, ni Kinyarwanda kwiziringa murabyumva. Ni ukuvuga ngo turakwifungaho mpaka tukurobye mbega, tugukuye mu byagutsikamiye, tugukuye mu bya muri ibyo byose biba byarafashe umuntu, kuko twizera ko Imana yaremye umuntu bifitiye umugambi mwiza. Igihe cyose tubonye umuntu ari mu mwijima twumva ko atari umugambi w'Imana. So iziringe operation yabaye launched n'abayobozi bacu barabizi, aba b'umurenge dukoreramo barayizi iziringe, baheruka no kwivugaho. Ni ugufata umuntu ntitumubwirize gusa ngo tumurekeraho, ahubwo akabona time. Yes, akabona umwanya tukamwumva. Niyo nakubwiraga ngo buri Wednesday Friday babona umwanya wo kwigishwa, bagahimbaza Imana bakagira, ariko iracyari muri plan kugira ngo tubone aho tugera tubiziringaho, kugira ngo tubone ko tubakura. Hari umusore navuganaga nawe ejo bundi ambwira ikintu kinkoraho, sindamubona vis-a-vis, ariko ambwira ko ari muri aba bacu. Ambwira ko yarambwira ati pastor, ndashaka gushimira Imana, ati sinari nzi ko gatabi nakareka. Nge nkagira ngo nitabi risanzwe, ariko ambwira ko yari yavugaga urumogi. Ambwira ko yumvaga bidashu, ati nicyo kintu numvaga reka nikirizwe, ariko ibyo ntabwo birimo. Ati ntangazwa n'ukuntu nta munsi nibuka ngo nafashe decision ngo sinzongera gukangwa, ntawe. Ati ahubwo birasa n'ibintu byamvuyemo. Ati nikanze ya nyota itagize gute, itagarutse, nanjye ntongeye, kandi nkumva ndaza kongera nkakagura nyine, ariko nkumva ndaza kongera. Ati kugeza ubu biracyari ndaza kongera, ariko sindongera. So uwo mwanya bahabwa ufite ingaruka zikomeye, kuko ubaca ku kintu atamenye n'igihe cyagendeye, kuko hari umwanya wo guhamya, kumva babivuyemo, byabagize izihe ngaruka. So uko bumva babivuyemo niko nabo bazinukwa. So turashimira Imana kubera iyo iziringe operation, nikomeza gukora turaza kubona umusaruro mwinshi. Muri operation twayitangiranye na crusade twakoze n'amezi 2 ashize, na 2 na 3, ni nka 3 nibwo twasitangira iyo iziringe, ariko twabaraga abantu 549 tudashyizeho abagiye biyongeraho nyuma, ariko iyo operation yatangiranye abantu 549. Yes. Nshimiye ko turi hano ari igikorwa cyiza. Muri iki gihe isi iragendana na social media cyane. Ndashaka kubaza pasiteri, se mu myaka mwizihiza social media yarababaniye cyangwa ntabwo byagenze neza? Kubera ko abenshi bakubona kuri social media bitambuka, ariko buri muntu burya uba muri social media afite igice abona, hari kubishyira hasi cyangwa se bikabitera imbaraga. Nashaka kubaza muri uko gutwika ngo tubivuga abandi byagenze neza cyangwa ntabwo byagenze neza ku ruhande rwanyu? Isobanurira ko kugenda neza ni nko kuvuga ko abakuru bageze kuyatanga gutwika nabo kugeza niko gutwika. Wow, ubwo barabaza niba bo batwika. Mwarashiririje. Muratwika mugashiririza, I tell you. Social media mu by'ukuri ubu maze iminsi numva binkoraho cyane,
ofete mwebwe muheruka mwatwitse ntabwo muzi ingaruka z'ibyo tubona mu gikari. In fact mwamenye ingaruka zabyo mwatwika maze mugashiririza, mwarangiza gushiriza, ikirenze gushiriza ni iki? I tell you, reka ahubwo mbonereho uko muranyiteje, sibyo? Umva rero mbabwiza ukuri, ntimushobora kumva nubwo muba muzi ngo muratwika, I don't know, ijuru murarikorera cyane. Umuntu aheruka yabonye inkuru agakorwaho agahita ashakisha nimero tukumva arahamagaye, kandi dufite abantu hariya baba bicaye babategereje gutya bashinzwe icyo gusa. Iyo akubisiyo cyangwa kuzuza fomu bakamukurikirana, ngaho mumbwire nama imbere y'Imana igihembo ni cya Julienne cyangwa ni cyo watwitse akadupasira? Nimusubize muraho. Twese dufitemo ufite n'icyo Bibiliya ivuga ngo abantu bazambikwa amakamba bahindure benshi ku bukiranutsi. Reka ahubwo mbasabe, nimujya gutwika mu bya gospel nimushiririze, nimutwike mwongeremo inkwi, kuko mu mwanya wo gutwika mwe muragarura na benshi. Yes, mwe muragarura benshi, kuko hari n'ababa badakurikira channel ya Grace Room akatubona ku yindi channel tugasanga yisaze, ati nakubonye aha naha sinyanzi fata mu mutwe neza, yahavuga ati nahise njya gushakisha, ati mbona nguye kuri Grace Room, ati nyuma y'icyumweru mitandaza amateraniro, nyuma y'ibyumweru bingahe ugasanga ari mu mirimo y'Imana, yabohotse arashimira Imana, abonye umuryango umufasha. So icyo gihe uri mu kazi ariko uri murakorera n'Imana. Ni ukuri jewe ibintu bya social media ubanza nari weak cyane, ntabwo nari mbizi, niba ari uko hari ntabiha umwanya cyane, ntabwo mbizi cyane, ariko agakeya byankumuyeho amaso ni timu yacu ya media. Tuba turi aho mu kazi tukumva batangaye, nk'ubu mwarahari hano bagatangara bagati hano dufite abantu bagize gutya, hano dufite umuntu wari uri muri ibi, ababishinzwe bakabahamagara, ugasanga umuntu ari mu bihugu by'ibyo bya Saudi Arabia, muri za Asia iyo hagati. Ntimushobora kumva abantu baduhamagara bari kure, afite ibintu bimutsikamiye, araranigwa, undi ararameze gute akabohoka. So mukomeze mukomeze mutwike nk'uko mwari mubivuze, kandi murimo murakora umurimo mwiza cyane. Imana ibaho umugisha mwinshi, turabashimiye cyane. Mbajije cyanjye hari ahantu pastor yavuze ko bamaze kubukombe, kunze kubona benshi bamaze gukuza ministry cyangwa se gutera imbere bijyana n'amatitles ibintu twitege pastor Julienne abaye bishop cyangwa apostle ryari, kandi muzi kera uri umuririmbyi, ese iriya mpano yo kuririmba yo byarangiye gute ko itari gushayininga? Ko itari gushayininga? Ubwo gushayininga kw'iyo gift yo kuririmba sinzi uko ariko icyo nzi cyo ndaririmba. Ahubwo ntabwo heruka kutureba ndagufasha, sibyo ra? Ntabwo heruka kureba nta n'ikindi nkora, ahubwo ubu ngubu ubasigaye banyita kubendura. Uzi icyo bivuze? Yes, turi muri no season yo kuramya no guhimbaza, dushimira Imana mu mashimwe. So kuririmba ubanza abira byaye by'abaho ko ntangira kubwiriza naririmbye, ahubwo iyo uvuga kujya muri studio nkasohora indirimbo, sinzi niba aricyo warubajije. Icyo ngicyo ndacyategereje abayobozi yari babimfashemo, ariko ni kimwe mu bintu binzi Imana yampaye. Njya ndeba indirimbo mfite mu bitabo ni nyinshi kabisa. En fait buruko nicyo kintu kihuta, buruko nicaye mba numva nafata ikaramu, kandi hari abantu bavuga ngo biramusaba kwikonsantra agende yicare ngo abanze atekereze ibiharimo abone kwandika. Jewe n'ubu ndi hano kuri kamera umbwiye ngo ririmba indirimbo nshya, ubu nahita ndirimba, sibyo natayeme, ubu nahita ndirimba rwose, natanya n'igitero nkayisoza.
tubikore ndabiretse. Okay, ubwo Imana iraza kumfasha kugira ngo tuzabigereho nabyo, ariko ubanza ari kwa kundi seasons zigenda zihinduka, akazi kakagenda kaba kenshi. N'ufite icyo gihe najyaga muri studio ndibuka nkora launch ya album yanjye ya mbere. That time I was not, ntabwo nari umushumba, nakoraga akazi gasanzwe muri bank, nari mfite umwanya mu yandi magambo. Ariko ubu harimo ubushumba, harimo kandi studio nayo maze ari akazi, na kandi kazi. So birimo biraza kandi bizashoboka mu izina rya Yesu. Murakoze. izina bishop guhindura izina akareka ngasubize gutya kuko niko nkizera. Sinizera ko umuntu ahindura izina, nibyo bintu bihari muri iyi minsi binababaje. In fact kino mu bintu bimbabaza ko ibintu byabaye title bitakira umuhamagaro, bitanga message itari yo kwisi yuko buruko umuntu Imana imuteje iki intambwe, bivuze ngo agiye guhindura iki, agiye guhindura title. Ni nka bino biri hano hanze ngo umuntu yari iki yabaye iki. Mu kuri ntabwo ariko mbyizera, ntabwo ariko mbyizera. Ubu icyo ndi ndakizi, umuhamagaro wanjye ndawuzi. Ntabwo ibintu tubona muri iyi minsi. Nigeze kumva umuntu ejo bundi avuga ijambo numva ntabwo abizi, numva siryo. Aravuga ngo ndibuka kera nkiri peti mu bintu by'Imana. Ubwo uzi peti yagiye kuvuga ngo nari nkiri evangeliste, just ngo nari nkiri evangeliste ndi peti aho ngaho. Nyuma yaho Imana iranzamura, mbona mbaye pasiteri. Ati hashize igihe mbonira ndi apostle. Oh no, numva birambabaje of course, ariko mbona ko nukutamenya ntabwo azi ibyo ari byo, kuko Bibiliya iravuga ngo yahaye bamwe kuba abavuga butumwa, aha abandi kuba abashumba, aha abandi kuba intumwa aribo apostles, aha umwami ni utanga. So ntabwo mu gitondo by'ukuri iki hanyuma bagahita baguduruka biki. No, ahubwo ikintu nezera kijya kiba nuko hari igihe umuntu avumbura, kuko turacyavumbura twese. Hari igihe umuntu avumbura ati kumbe amana apostle, kumbe mfite apostolic anointing, akabivumbura nyuma y'igihe. So iyo bivumbuye icyo gihe, good, you can be an apostle, kuko uvumbuye ibuye rihisha Imana yagushyizemo, ufite apostolic anointing. Nibyo tubona, hari aba apostles bahari koko ari intumwa Imana yahamagaye. Yes, akabivumbura nyuma. Bitavuze ngo nuko kera ari pasiteri ngo nyuma akomeye ngo ahita aba apostle. Ntabwo ari icyo, ahubwo ni intumwa yabivumbuye nyuma. So nanjye nimvumbura, haleluya, nzabatumaho. Ariko igihe ntaravumbura, I'm still a pastor. Thank you. Tugana ku musozo, reka nsabe ko ibyo nahaguruka. Abari ariko atari yagenda, atari yaza, reka twakire umukobwa umwe abaze genda balance Diane. Ni ikibazo baza Objectif de 2 millions d'âmes. icyo nabaza pasiteri, namubaza muri myaka ine ishize wakora ibikorwa bitandukanye, ni iki ku giti cye gishimira cyane bagezeho kimwe muri myaka ine. Umbajije kimwe nahita nkubwira, ni nacyo kintu iyo ngiye kureba documentaire sindeba ngo mitanira ku mutima ujyariye hakijijwe bangahe. Aho ni umutima wanjye uri cyane, ariko cyane. So icyo nishimira n'abo bantu Imana yashoboje kubona bakizwa muri iyi myaka. Merci. Kajana bariza pasiteri ikibazo kimwe cyangwa se umwe muri abo bakomeza bazatuma abahanzi basubira gufasha abantu abahanzi cyo twagisubije
babavuze twabavuze rwose. reka dusoze niba ntawe ufite ikibazo cyane twatwumfukiranye turasubiza ijambo Bishop Aime koze imbere. Ndifuje nanjye nka admin kubabwira ku bijyanye n'imibare. Grace Room ifite strategic objective yo kuganya yo kuzana abantu kuri Kristo imitima igera kuri miliyoni 2. Iyo ni objective dufite muri strategy y'imyaka 7. Abantu miliyoni 2 bakaba baje kuri Kristo Yesu. Kugira ngo tubigereho birasaba mwese kubigiramo uruhare. Aho tugeze ni heza, birimo kugaragara imibare myiza nkuko pastor yabivuze. Kugeza ubu uyu mwaka wonyine hakijijwe abantu 915. Hakaba harabatijwe abantu 152 n'abandi 93 biyandikishije kuzabatizwa muri iki giterane. Imibare irimo kugaragaza inzira nziza. Birasaba nkuko mwabivuze ko mwadufasha kwamamaza kugira ngo iyo ntego tuzabashe kuyigeraho. Kugira ngo tuyigereho hari Grace Room yubakiye ku nkingi 3. Inkingi ya mbere ni inkingi y'ivugabutumwa. Hakorwa ibiterane, amahugurwa, inyigisho n'ibiganiro. Inkingi ya kabiri ni inkingi ya compassion benshi mwagarutseho. Umutima w'impuhwe gufasha. Tugira domaine d'intervention eshatu z'ingenzi. Ya mbere n'uburezi. Gufasha abana b'imfubyi n'abandi babakene kwiga tubishyurira amashuri. Hari n'abagraduates ejo bundi mu mashuri y'imyuga. Inkingi ya kabiri ni ijyanye n'ubuzima. Dufasha abantu mu kwivuza dukorana n'ubuyobozi bwa leta mu kwishyurira abantu mituweli de santé. Kubishyurira abana niwe kwishyura kwa muganga tukabafasha kwishyura. Iyo ni domaine y'ubuvuzi y'ubuzima y'ingenzi. Indi domaine ya gatatu ni domaine noneho ya nutrition, imirire myiza, kuko abana benshi bafite ikibazo cy'imirire. Tubafasha kubaha ibyo kurya directly, ariko hari nabo dutera inkunga mu kubaka mu bushobozi bwo kuba bahinga imbuto, imboga, kugira ngo babashe kugira imirire myiza. Rero pila ya gatatu ni ya capacity building, kubakamo abantu ubushobozi, aribyo bijyanye n'amahugurwa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Amahugurwa yaratangiye yo kwigisha abakozi b'Imana uburyo bwo gukorera Imana, nanone n'amahugurwa mu buryo bwo kwiteza imbere, gukora imishinga n'ibindi bitandukanye bijyanye no kwiteza imbere. Izo nizo nkingi 3 za Grace Room zizadufasha kugira ngo bari abantu miliyoni 2 tuzageraho tukazana kuri Kristo, ariko baze kuri Kristo banahindura n'ubuzima n'imibereho. Murakoze cyane pastor. Amen.